ni igihugu bufite, ni igihugu, ni impanuro muduha ndetse n'ubumenyi tugenda tubona mu buzima bwa buri munsi. Aho niho igitekerezo cyo gutangira umushinga wa vuba vuba cyavuye ndetse naho tugeze kuri ubu. Urakoze cyane Albert. Minister, ngira ngo wumvishe ko urubyiruko rufatitse, rufite ibitekerezo byiza, rufite ibikorwa byiza. Ese ni izihe gahunda mufite nka leta kugira ngo mubafashe kwiteza imbere ndetse nabo bahite bateza igihugu imbere? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi dufite ingamba zikurikira, wenda ndazivuga mu buryo buvunaguye. Icya mbere, nk'uko byagarutsweho, isi yose ifite ikibazo cy'umurimo ku rubyiruko. Twebwe dufite gahunda navuga ifatika yo gufatanya n'urubyiruko urwabo, ba rwiyemezamirimo b'urubyiruko, abafatanyabikorwa na leta, gushaka uko urubyiruko rwacu rwabona umurimo. Niyo mandate number 1, niyo ya mbere. Mandate ya kabiri ni uko urubyiruko ruri nko mu mashuri rutari mu murimo, kuko ntabwo abantu bose bari mu kazi, kuko urubyiruko no guhera ku myaka 16 kugera kuri 30, bisaba ko tubabonera ukundi kuntu babaho mu myidagaduro. So turimo gutekereza n'uburyo twagira urubyiruko rwacu rukora imyidagaduro myiza, safe entertainment. Icya gatatu, turifuza ko urubyiruko rwacu rwagira imico myiza. Ejo babigarutseho, tuzakomeza gufatanya na za ministeri zindi, ababyeyi, abacuruzi, private sector, kugira ngo rwose rubyiruko dukomeze gutanga icyizere ku buyobozi bwacu ko dushobora kugira umuco mwiza, kutanywa inzoga nyinshi, kutanywa ibiyobyabwenge, kuba abantu b'imfura. Waba uri mu Rwanda, waragiye kwiga hanze, ukaba uzi yuko kugira ngo uzagirire akamaro kino gihugu ugomba kugira umuco mwiza ndetse n'ubuzima bwiza. Icya nyuma ni ikijyanye no guteza imbere ubuhanzi, bukagirira akamaro abahanzi ndetse bukongera n'umusaruro ku bukungu bw'igihugu. Mboneraho guha ubutumwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika nabwo bw'abahanzi. Abahanzi benshi umwaka ushize bagize ibyishimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubwo hazaga Trace Awards, hakaza Move Africa ndetse n'ibitaramo bya Giants of Africa. Abahanzi barishimye cyane, bambwiye ko nzabashimira ningira umugisha nkababona. Abahanzi bati twarize, kuko abari abahanzi bakuru baje bazanye ubumenyi, ndetse abahanzi babigiyeho gukora ibitaramo ku rwego mpuzamahanga. Icya kabiri, abahanzi babonye yuko bafite agaciro, kuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika akenshi mu bitaramo yari ahari, ahubwo barambwiye ngo n'abayobozi bandi bajye baza mu bitaramo. Ikindi, abahanzi bishimiye yuko Minisiteri y'Urubyiruko yongereweho icyitwa iterambere ry'abahanzi, bikaba ubuhanzi buri mu izina rya Minisiteri y'Urubyiruko, nabyo barabyishimiye. Ikindi, abahanzi barasaba yuko bishoboka inama zose zitegurwa mu gihugu, zaba iza leta n'iz'abafatanyabikorwa, bajya bahabwa umwanya bakagaragaza ubuhanzi bwabo, bakishyurwa cyangwa se bakabikora nko kugira ngo berekane ibyo bashoboye. Inama zose abahanzi bakabona umwanya wa performance. Ndababaza se ahantu hose ko hari n'ahantu abantu baba bari seriye, urabona nk'aha mu mushyikirano, ariko baravuga bati ubwo tugeze mu myaka 30 no mu mushyikirano abantu basusuruka bakishima, abahanzi ba performingira. So abahanzi bavuga ko bifuza ko rwose buri nama iteganyirizwe hajya haba a social event, aho baza bagaperforminga bakishyurwa, cyangwa se bakaba banakorera n'ubuntu ariko bakerekana impano zabo bakabona exposure. Icyo nacyo abahanzi baragikeneye. Ku bijyanye n'umurimo by'umwihariko, muri leta twumvikanye na za ministeri zose n'ibigo ko imishinga iteganyijwe bajya bateganya ku gipimo cyo hejuru uko tubonamo imirimo y'urubyiruko.
nk'ubu imihanda yo mu cyaro mu Rwanda mu turere hafi 27 imihanda yo mu cyaro ikorwa na kampani z'urubyiruko kandi bayikora neza. Ubu twumvikanye na Wasake na Minaloc ko imiyoboro y'amazi yose yo mu turere izajya icungwa na ba engineers b'urubyiruko bize ibintu by'amazi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika turanifuza yuko n'inzu za leta aho ziri hose twazajya tuzikorera maintenance companies z'urubyiruko. Turani kubaka umubano udasanzwe na Minisiteri y'Ubuhinzi na Minaloc. Ya mirima yose bavuze bwa butaka bwose bugomba guhingwa. Abajene bafite amaboko guhinga, abazi gutwara iziriya modoka zihinga, abazi gusarura, abazi kuhira. Turifuza yuko twazabona uburyo tujya dutwara urubyiruko igihugu cyose, tukabona naho turucumbikisha, ahabonetse umurima wo guhinga tukajyanayo urubyiruko kugira ngo dukorere ayo mafaranga. Turifuza ko urubyiruko rwajya muri iyo movement, ndetse n'uyu munsi ku bantu bari mu nama twari twagerageje kubihuza n'inama y'umushyikirano kugira ngo musoze mujya no kunyura mu mujyi mugahaha. Hari urubyiruko 80 ruri muri Kigali Free Zone, muri Imbuga City Walk. Dufite urubyiruko 80 bari kwerekana ibyo bakora. Ni abantu twahembye muri Youth Connect Awards 2022 2021 byerekana mu by'ukuri ibikorwa urubyiruko rumaze gukora. Ni byiza, bafite ICT solutions, bafite cleaning solutions, bafite ndetse ikiza abantu bari bunyure muri iyo expo nuko urubyiruko rwinshi rufite ubumuga narwo rwerekana ibyo rubasha gukora. Nagira nshishikariza abantu kuhanyura bagahahira urwo rubyiruko. Ndabashimiye, murakoze. Murakoze cyane Minister. Cyane cyane ko wavuze kuri tirelessly mwiyagarutsweho n'ejo n'ubundi. Nubona ko turayigendana turayihorana, ntabwo ari slogan, ni lifestyle. So tirelessly. Ndagira ngo ngaruke kuri Albert.